ijambo ry'umunsi, ibanga riri mu isengesho rikomeye. Ese haramutse yagize ukubaza ati ko ngiye gusenga nze kugusengera, wabasha kumuha igisubizo cyiza gikwiriye nuko wiyumva? Mu by'ukuri wumva muri ako kanya utazi neza icyo kuvuga nkuko yakikuvugira neza. Ibi ngibi bisa neza nuko inshuti yawe yiyumva iyo umubajije ngo ko ngiye gusenga nze kugusengera ngo iki. Aha nawe aba yumva wabikora ariko akabura uburyo bwiza bwo kukubwira uburyo yakubwira ngo umusengere. Kumenya gusengerana hagati y'abantu ntabwo ari ibintu umuntu avukana, ahubwo ni ibintu umuntu atozwa. Ni nayo mpamvu Bibiliya igira ahantu henshi cyane herekana urufunguzo rw'isengesho ryagira ingaruka ku buzima bwacu. Rimwe muri aya mabanga meza tukatuyasanga mu byigisho bya Paulo, aho asenga asaba ati aba bantu nibabashe gushobozwa kumva gushaka kw'Imana. Ibi ngibi bikaba bishatse kuvuga yuko iyo twabashije kumva yuko hari ikintu Imana ishaka kuri twebwe, nibiri kuba byose tubasha kubyakira uko biri. Usibye iryo sengesho kandi Paulo anasenga avuga ati kandi ubaho ibirenze kumva yuko ibi ngibi ari ukuri, ahubwo bagendere mu gushaka kwa Kristo ndetse banakomezwe n'imbaraga ze zose. Abizera bashobora kuvuga imbaraga z'Imana mu kubabarira ibyaha ndetse bakabasha kujya imbere y'Imana mu butungane. Ibi rero nibyo bintu by'ingenzi umuntu yakabaye yitaho mu gihe cyose ari gusengera abandi, kugira ngo noneho bitugire ingaruka nziza kandi zikomeye. Ibi ngibi natwe ubwacu twakabaye tubyisabira. Ikindi kiza gitangaje kuri iri sengesho nuko byanze bikunze risubizwa kuko neza riba rijyanye no gushaka kw'Imana. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.